ntago waba uri umuturage wo mu Rwanda cyangwa se kimwe mu bihugu bigize East Africa cyangwa se Afrika y'Iburasirazuba, urugero nk'u Rwanda nyine nk'uko nabibabwiye, Congo, uBurundi, Uganda, Tanzania ndetse n'ibindi, ngo ube utazi iki kibazo kimaze igihe kirekire muri Congo. Ni ikibazo gikomeye kuko ngo ni intambara ihanganyishije Congo ndetse n'umutwe w'inyeshyamba wa M23, n'ubundi ngo ni umutwe wise abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ngo ube utabizi. Kuri ubu ngubu iki kibazo ngo cyaretse kuba icya politiki, ahubwo kuri ubu ngubu abaperezida bombi, ndavuga Antoine Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye wo mu Burundi, ngo bakigize icyabo bwite. Baretse kukigira icya politiki, ahubwo bakigira mbese bashyiramo amarangamutima menshi ndetse amarangamutima y'ubugome. Ati kuri ubu ngubu noneho ntago imbunda cyangwa se ntago umujinya wabo bakiwushyize kuri M23 gusa, ahubwo ati ngo ni u Rwanda. Kuri ubu ngubu icyo bagamije ngo ni ukuba ngo barwanya u Rwanda, ahubwo hafi no guhirika ubutegetsi buriho. Inkuru dukesha Igihe itangaza yuko u Rwanda rwashimangiye ko rukiryamiye amajanja ku mugambi wa Tshisekedi na Ndayishimiye. Abangaba bakurikije wa mugani nyarwanda uwo baca bavuga bati ababiri bishe umwe. Ati turamutse twiteranyije, nyamara uyu nguyu dukeka ko aturwanya, ubwo ni u Rwanda, natwe twabasha kumuhirika. Ntago wibeshye, wahageze. Ni ku Buvumbuzi Show, ikiganiro nk'ibisanzwe, nimenya byose. Njyewe ndi Kenny Chris. Reka ngusabe gukora subscribe wowe utarayikora, ubundi twibanire. Reka ntangire mwiyumvire. U Rwanda rwagaragaje ko rudashobora kwirengagiza umugambi wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi na mugenzi we w'uBurundi EVARISTE Ndayishimiye wo gukuraho ubutegetsi bwarwo. Ni ingingo yagarutsweho na Ambasaderi Urujeni Bakuramutsa uhagarariye u Rwanda muri Loni no mu yindi miryango mpuzamahanga iherereye i Geneve mu Busuwisi, mu ijambo yagejeje ku nteko rusange ya 59 y'akanama k'uburenganzira bwa muntu. Ambasaderi Bakuramutsa yagaragaje ko kuva mu mpera ya 2021 u Rwanda ruhanganye n'ikibazo cy'impungenge ku mutekano warwo ziterwa ahanini n'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa DRC. Ati igiteye impungenge by'umwihariko ni ubufatanye bwongerewe imbaraga hagati y'ingabo za Congo na FDLR ishyigikiwe na Kinshasa, umutwe wafatiwe ibihano na Loni kandi ugizwe n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, kandi ukaba ukomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside mu karere k'ibiyaga bigari. Yakomeje agaragaza ko ibindi biteye inkeke ari imitwe yitwaje intwaro irenga 200 ibarizwa mu burasirazuba bwa DRC n'ubushotoranyi iki gihugu cyagiye gikorera u Rwanda mu bihe bitandukanye. Ati ikindi nanone giteye inkeke ni ibitero byinshi byagiye bigabwa na DRC ku Rwanda, birimo kurasa ku butaka bwarwo, kuvogera ikirere cy'u Rwanda bikozwe n'indege z'igisirikare cya Congo, gushimuta abanyarwanda baba muri DRC n'igisa n'ubukangurambaga bwateguwe bw'imvugo z'urwango zibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Indi ngingo Ambasaderi Bakuramutsa yagarutseho n'imvugo zitandukanye zagiye zikoreshwa na Perezida Tshisekedi na mugenzi we w'uBurundi EVARISTE Ndayishimiye, bagaragaza ko biteguye gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ati barashaka kubukuraho burundu, ahubwo akaba aribo bapanga uburyo u Rwanda ruyoborwa. Mu yandi magambo, ati uyoboye u Rwanda kuri ubu ngubu ntago bumvikana nawe, ni ukumuhirika. Mu Kuboza mu 2022 Tshisekedi yumvikanye abwira urubyiruko rwa Kinshasa ko yiteguye guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda binyuze mu cyo yise
kubohora abanyarwanda. Ati abanyarwanda ni abavandimwe bacu ahubwo bakeneye ubufasha bwacu kuko baraboshywe, bakeneye ubufasha bwacu ngo tubohore, ni abavandimwe bakeneye ko dushyira hamwe tukabakiza abayobozi babasubiza inyuma. Ibi ngibi ni ibyo perezida wa Kongo yatangaje Tshisekedi. Ni imvugo yaje kongera gushimangirwa na perezida Ndayishimiye w'uBurundi muri Mutarama 2024, aho yavuze ko azakomeza gukora ibishoboka byose agafasha urubyiruko rw'u Rwanda kwibohora agakuraho ubuyobozi buriho. Muri iyi nteko rusange Ambasaderi Bakuramutsa yagaragaje ko aya magambo ateye impungenge kandi ko atigeze arenzwa ingohe. Ati wenda ikindi giteye impungenge cyane ni imbwirwaruhame za Tshisekedi wa DRC na perezida w'uBurundi bashize amanga guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda, ikintu cyarushijeho kuzamura umwuka mubi kandi kidashobora kurenzwa ingohe. Ibi ngibi nibyo n'ubundi Ambasaderi wa Loni Muramutsa ati yagarutseho ndetse aranabitangaza. Nawe yagaragaje ko ikibazo cya M23 cyaturutse ahanini ku kwirengagiza akababaro k'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ashimangira ko ntaho gihuriye n'amahanga. Ati agahinda kabo ntabwo katijwe umurindi n'igihugu cy'amahanga kuko bikunze kugarukwaho kenshi mu mbwirwaruhame, ahubwo gifite imizi mu guhuzwa imvugo zihembera urwango no kwicwa. Ibi ni ibibazo byo gutsindwa kw'imiyoborere bikwiye gukemurwa na guverinoma ya Kongo. Ambasaderi Bakuramutsa yashimangiye ko u Rwanda rugifite ubushake mu biganiro bigamije gushakira amahoro uburasirazuba bwa DRC igihe cyose bizaba bitabogamye cyangwa ngo bibe igikoresho cya politike. Ngiyi impamvu iyi nkuru yanditswe gutya, ndetse ngibi ibyo ababigize ngo ni abavandimwe babiri, ari we Ndayishimiye EVARISTE w'uBurundi ndetse na perezida Tshisekedi wa Kongo. Ati icyo bagamije ngo ni uguhirika u Rwanda uko byagenda kose. Ati ahubwo ngo ubutegetsi buriho bakabuhindura, bitwaje uyu mutwe n'ubundi ukomeje kubarwanya n'ubundi, ariko ngo urwanira abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomeje gukandamizwa na Kongo, ndetse ahubwo bicwa urubozo M23 kuko ari bene wabo barahagurutse nabo barayirwanya. Nuko Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye babona kwigira inama ndetse baganira yuko ati abangaba niba bavuga ikinyarwanda impamvu bari kutunesha, ahubwo ati hari bene wabo cyangwa se bagenzi babo n'ubundi bavuga ikinyarwanda, ati ni abanyarwanda bwite bari kubafasha. Akaba ariyo mpamvu iyi ntambara ikomeje kuba iy'amarangamutima aho kugira ngo ibe n'ubundi iya politike. Gusa nubwo bimeze bitya, icyo batazi cyangwa se icyo bibeshyeho ni uko Kongo bitewe n'ubujiji perezida wayo yakomeje kugaragaza, iyi Kongo ikomeje kurwanywa cyane, ndetse bitewe n'ukuntu yagiye yitwaza impamvu nyinshi zigiye zitandukanye nyamara zidafite agaciro. Iyi Kongo ibibazo birimo ntago bizayorohera, ahubwo ngewe ikintu ntekereza ndetse n'icyo mbona, ahubwo perezida wa Kongo natareba neza ubutegetsi bwiwe nibwo buzahirikwa, niwe uzavaho, bitewe nanone n'ubushotoranyi ndetse n'impaka zabaye hagati ye, ndavuga perezida Tshisekedi ndetse n'uwahoze cyangwa se n'uwo yakuye ku butegetsi ari we Joseph Kabila. Kuri ubu ngubu Joseph Kabila nawe gutorohewe bitewe n'ukuntu ngo yambuwe uburenganzira yari afite muri Kongo, ndetse na senateri yiwe ikaba yarateshejwe agaciro. Kuri ubu ngubu Tshisekedi nawe ntago yorohewe, ahubwo ashatse yashyira agapira hasi, ashatse yamanura intwaro agatuza.
akamenya ibibazo byiwe uburyo yabikemura neza ndetse mu mahoro, aho kugira ngo yisunge uyu muperezida n'ubundi w'Uburundi. Uburundi bwo busa nkaho butekanye, akamushuka. Ari bya bindi byo bavuga bati usenyurwe umutiza umuhoro. Ndayishimiye hari ukuntu abaharanira inyungu n'ubundi ziwe bwite akura n'ubundi muri Kongo, nyamara icyabagamije ni ugushuka n'ubundi uyu perezida wa Kongo, kuko perezida wa Kongo nta hantu na hamwe atitabaje, habe mu mahanga habe nahe, ndetse anitabaza n'ingabo za SADC arizo ngabo zaturutse muri South Africa kuri ubu ngubu ngo ziri gusubira iwabo n'ubundi muri South Africa. U Rwanda rwo n'ubundi rwitwaje n'ubundi ingingo ivuga iti ukuri kuratsinda kandi guca mu ziko ntigushye. U Rwanda aho kugira ngo iki kibazo rukigire n'ubundi icy'amarangamutima, rwakigize icya politike, ubundi ruricecekera. Kubera ko ibingibi bigitangira n'ubundi amahanga yarasakuje, agera gutya ngo akuyeho inkunga ndetse n'ibindi no gufatirwa ibihano bigiye bitandukanye, ariko perezida w'u Rwanda aricecekera, aravuga ati mukore icyo mushaka, icyo nzi cyo njyewe ndihagije. Icyo nababwiraga ati ngo ubutegetsi bw'u Rwanda bushaka guhirikwa na Kongo ndetse ifatanyije n'u Burundi. N'aba perezida bombi babitangaje, ariko ni igitekerezo kirimo ubuswa bwinshi cyane. Nk'ibisanzwe n'ubundi nk'uko musanzwe mumenyereye, ndike ni Chris mwari kumwe. Iyi nimenya byose ica ku buvumbuzi show. Reka ngusabe gukora subscribe, like na share wowe twabanye, kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi kure hashoboka. Ikiganiro cyiza nk'iki ntakagaruka. Reka ngusezere nkubwira ati hasta la vista.